Muri Karongi haravugwa inkuru ikomeje gutungura benshi nyuma y'uko abakozi batatu birukanywe burundu mu kazi bazira amakosa akomeye arimo gufungira umuturage mu biro by'akagari mu buryo butemewe n'amategeko. Hari amakuru kandi avuga ko uwo muturage yasabwaga amafaranga 100,000 kugira ngo afungurwe. Se byagenze bite n'aya makosa abo bakozi bakoze kugeza birukanywe burundu nta mbabazi zirimo? Bienvenue kwizera niko nitwa Nitoza TV Rwanda. Icyo gukora kizire bawasa ndetse subscribe yikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika, by'umwihariko amakuru bari kuvugwa mu Rwanda. Nyemerera twijire muri uyu mwandiko. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwatangaje ko bwafashe icyemezo cyo kwirukana burundu abakozi batatu nyuma y'igenzura ryakozwe mu myitwarire yabo mu kazi. Aba bakozi harimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kamina mu murenge wa Murundi, umuyobozi wa Daso wakoreraga muri uwo murenge n'ubundi, ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bubazi mu murenge wa Rubengera. N'icyemezo cyafashwe nyuma y'uko akanama gashinzwe imyitwarire mu kazi gasanze barakoze amakosa akomeye adashobora kwihanganirwa mu buyobozi bwa leta. Nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wungirije w'akarere ka Karongi Muhoza Pasikaziya, bamwe muri aba bayobozi bashinjwa gufungira umuturage mu biro by'akagari ka Kamina. Uyu muturage yari yafashwe akekwaho kugira uruhare mu bikorwa bya kanyanga, nyamara aho kugira ngo ashyikirizwe inzego zibifitiye ububasha yafungiwe mu biro by'akagari yambaye amapingu. Ibi byateje impaka nyinshi kuko amategeko atemera ko umuturage afungirwa mu kagari, kandi by'umwihariko urwego rwa Daso rukaba rutemerewe gutunga cyangwa se gukoresha amapingu. Byatumye ubuyobozi bubifata nk'ikosa rikomeye cyane ndetse rinyuranyije n'inshingano abaturage baba biteze ku buyobozi bw'akarere ka Karongi. Hari kandi amakuru akomeje kuvuga ko uwo muturage yaba yarasabwaga amafaranga 100,000 kugira ngo bamurekure yigendere kandi ntibimenyekane. Nubwo ubuyobozi butatangaje byinshi kuri aya makuru, abaturage benshi bakomeje kuvuga ko ibyo bikorwa byerekana ihohoterwa n'imikorere mibi ishobora gutesha abaturage icyizere bafitiye abayobozi. Ni mu gihe abaturage baba bakeneye kurenganurwa no kurindwa. Ibikorwa nk'ibi nibyo ubuyobozi bw'akarere bwavuze ko bidashobora kwihanganira na rimwe. Ni mu gihe abaturage baba bakeneye kurenganurwa no kurindwa, ibikorwa nk'ibi nibyo ubuyobozi bw'akarere bwavuze ko budashobora kwihanganira. Undi mukozi wirukanywe ni gitifu w'akagari ka Bubazi, aha ni mu murenge wa Rubengera. Uyu we yashinjwe kumena ibanga y'akazi nyuma y'uko hari ubutumwa bwabonywe muri telefoni y'umuturage wakoreraga ibikorwa byo kugura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Amakuru avuga ko uwo muyobozi yohererezaga ubutumwa aburira uwo muturage ko inzego z'umutekano zije kumufata. Ubuyobozi bw'akarere bwavuze ko ibyo bihabanye n'indangagaciro z'umukozi wa leta ndetse bikabangamira ubutabera ndetse n'umutekano. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwavuze ko abakozi bose bagomba kubaha abaturage no gukora inshingano zabo bagakorera mu mucyo. Bibukije kandi ko nta muyobozi wemerewe guhutaza abaturage cyangwa se gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko ku nyungu zabo bwite. Basabye kandi abaturage gukomeza gutanga amakuru igihe babonye ihohoterwa cyangwa se imikorere inyuranyije n'amategeko kugira ngo abakora amakosa bazayozwe ibyo bakoze. Bakunzi bacu mukunda amakuru bari kuvugwa hirya no hino, by'umwihariko mu Rwanda, murumva ko ibintu byagenze muri Karongi aho abayobozi batatu birukanywe burundu bazira amakosa akomeye cyane mu kazi. Mwatubwira iki kuri ibi bikorwa? Ese mubona ibihano bahawe bikwiye? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri komanteri. Niba ukunda amakuru nk'aya, kanda subscribe, like ndetse na share kugira ngo ukomeze kujya ubona amakuru mashya kandi yizeye ku gihe. Bienvenue kwizera niko nitwa Nitoza TV. Nizere ko aho muri hose mumeze neza, kandi n'abatameze neza Nyagasani akomeza abagenda imbere kandi namwe mworoherwe. Nakoze cyane, nta mukanya.